Ni umunsi wari umunsi udasanzwe, ni umunsi wari utegerejwe n'abantu benshi, amatsiko yari menshi baza se biragenda gute ku ifunga n'ifungurwa n'umuvandimwe Rigani Rugaju ndetse n'abavandimwe barimo Jangwani, Bikari ndetse n'abandi bagera kuri 22 barafunganywe, aho kuri uyu munsi baje gufungurwa bikaba byabereye ku rukiko rwa gisirikare ruherereye i Nyamirambo. Abantu benshi bakaba bitabiriye urwo rubanza dore ko bari hanze bategereje amatsiko menshi cyane. Muri urwo rubanza akaba n'umuvugizi wa Rayon Sports we Uwasiri nawe akaba yaritabiriye kugira ngo arebeho dosiye y'abavandimwe ahantu igeze. Muri rusange abantu benshi bakaba batahanye ibyishimo by'umwihariko ku ifungurwa ry'abavandimwe ndetse n'abandi bantu bari gukekwaho ibyaha bigiye bitandukanye mu ikipe ya APR FC. Hari mu masaha y'igicamunsi nibwo hamenyekanye inkuru nziza by'umwihariko ku basportifu, aho hari hamaze kumenyekana imyanzuro y'ibibanza by'ifunga n'ifungurwa abavandimwe bari bakurikiranyeho ibyaha bigiye bitandukanye, barimo umunyamakuru Rugaju ndetse n'umuvugizi wa APR FC ari we Jangwani cyangwa se Jangwanovic. Urwo rubanza rukaba rwabereye Nyamirambo ku rukiko rwa gisirikare, aho abantu benshi bagiye batandukanye bari barukurikiranye by'umwihariko aho bari hanze biganjemo abamotari n'abantu benshi bagiye batandukanye by'umwihariko mu miryango yabo, aribwo hamenyekanye amakuru meza ko abavandimwe bamaze gufungurwa ndetse n'abandi bagera kuri 22 bari bakurikiranywe ibyaha bigiye bitandukanye, by'umwihariko barimo bakekwaho mu ikipe ya APR FC. Abo bavandimwe bakaba barekuranywe n'abandi basivile bagera kuri 22 akaba hasigaye hafunzwe abasirikare bagera kuri 3 barimo umusirikare uzwi cyane uzwi nka Penina. Abo bavandimwe bakaba bahise berekeza mu miryango yabo by'umwihariko dore ko baramaze igihe kingana n'ukwezi bafunzwe bakurikiranyeho ibyaha bigiye bitandukanye, kandi bakaba bamaze kurekurwa kuri uyu munsi. Urubanza rukaba rwakurikiranwe n'abantu benshi bagiye batandukanye, harimo umuvugizi wa Rayon Sports ari we Uwasiri, harimo abanyamakuru bagiye batandukanye, abantu bagiye batandukanye ku bakunzi ba siporo ndetse n'imiryango yabo igiye itandukanye cyane. Ndizera ko muri kuri neza amashusho abanyamakuru bagiye batandukanye ndetse n'abantu bagiye bafungurwa barimo kugenda basura mu miryango yabo. Uwo ngo babona ko ari Jangwani, aho yari yambaye jampa y'umweru ari kwerekeza mu miryango ye, dore ko arimo akavura kagenda kagwa cyane mu masaha y'umugoroba. Bakaba birinze kugira icyo batangariza itangazamakuru dore ko ryari rifite amatsiko menshi ko baza ibibazo bigiye bitandukanye cyane. Amwe mu magambo umuvugizi wa APR FC ari Jangwani yagiye atangaza igihe yari muri gereza, aho yatangaje ikinyamakuru Inyarwanda, aho yavuze ko azakomeza kuba umuvugizi wa APR FC nta kintu cyamuzanye gitoya kuba umuvugizi wa APR FC, kuko ngo bari bafite ibintu byinshi cyane agenda atangaza bigiye bitandukanye cyane. Mu bandi bantu bagiye bakurwamo Anta Biganiro, nawe akaba yirinze kugira byinshi atangariza itangazamakuru dore ko nawe bari bamutegereje bari benshi cyane, akaba yahise yerekeza mu muryango we kugira ngo agende kuba yakomeza kuruka areba ukuntu ibintu byifashe bigiye bitandukanye cyane. Kandi Rigani Rugaju nawe byabaye uko nawe akaba yirinze kugirira byinshi atangariza itangazamakuru dore ko nawe yafunguwe tayari ahita akomereza mu miryango ndetse ko baramutegereje amatsiko menshi agiye atandukanye. Urabona cyane ku mashusho umuvugizi w'ikipe ya Rayon Sports Uwasiri aho yaragiye gukurikirana urubanza rw'abavandimwe bakurikiranweho ibyaha bigiye bitandukanye, aho barakurikiranweho kugerageza gukoresha umutungo nabi wa APR FC, bashinjwaga ibintu bijyanye n'uburiganya ku buryo bumwe cyangwa ubundi. Ngayo mukundira ko maze gusobanukirwa cyane, bizera ko byinshi inkuru byagiye zibashimisha, yaba abakunzi ba Rigani Rugaju, abakunzi ba Jangwani ndetse abakunzi ba Anta Biganiro. Bizera ko mwamaze gushimishwa n'iyi nkuru nziza y'uko bamaze kurekurwa. Ese mubyakiriye ute byinshi
byinshi duhurire muri komenti. Njye mwari kumwe yarize muza kwifuza muri Imana ubutaha. Ciao ciao. Only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets.